buri munsi tugira ijambo ryubaka ubuzima tukariganira. Ngomba kubagezaho ijambo ryo kuzirikana neza yuko abo bantu wita inshuti zawe, abo bantu wita inshuti zawe ugomba kuzimenya neza, sibyo? Kuko buriya iyo ugiye gutsinda umwanzi wa mbere mu byishimo byawe no mu bikorwa byawe, ahora yihisha hehe? Muri abo bantu weho wita inshuti zawe. Abo bantu wita inshuti zawe, umuntu ushaka kukugambanira niho abari. Iyo kintu mbanza sinzi niba uri kucyumva neza, kuko buriya ntibakwanga kuko weho ugeze ahantu habi, ahubwo birabashimisha. Ahubwo bakwanga kuko wageze aho bumva bo batagera. Bakwanga kuko wagejeje aho batageza. Buriya umuntu igihe uri hasi akwereka yuko hari akaboko ashaka guhereza ngo akuzamure, nyamara mu by'ukuri iyo aje agasanga ahubwo wowe watangiye kwizamura, ka kaboko ntakakwereka kugira ngo umenye ko abantu ari indyarya. Ndabisubiramo, igihe weho uri hasi, wenda wasubiye inyuma muri business, wasubiye inyuma mu bintu runaka, buri muntu wese akwereka yuko hari akaboko ashaka guhereza ngo agufashe kugira ngo akuryarya, akwereke yuko nyine akuri inyuma, babajwe no kuba watsinzwe. Nyamara igihe aje agasanga hari aho uvuye ufite umuvuduko, hari aho uri kujya, hari aho ugiye kugeza, hari aho ugiye kubona icyo bita profit, hari aho ugiye kubona inyungu nyinshi, ka kaboko ntago azakakwereka. Azaza kubwire ngo felicitation, uri umuntu w'umugabo, ugiye kugera ahantu heza, ti rwose ibyo bintu uri gukora ngo ni byiza, ngo ndabizi cyane, kugira ngo akwereke yuko nyamara muri kumwe. Ariko mu by'ukuri buriya umwanzi wa mbere mu buzima bwawe, mu ntsinzi yawe, mu byishimo byawe, ahora yihishe hehe? Muri ba bantu weho wita inshuti zawe. Ba bantu buri munsi baza bagusekera bakavuga ati rwose kabisa, buri munsi ukabona buri munsi aza kukureba, aza kugucaho, agira ute. Buriya kenshi baba bari gucunga ngo barebe ahantu hari icyuho, ahantu hari imbaraga nke zawe, kugira ngo ariho binjirira bakugwishe hasi. Buriya abantu benshi ntabwo baba bashaka yuko weho utsinda, ahubwo baba bashaka ko ugerageza bikanga neza bikananira. Umva, baba bagira ngo ugerageze byange. Sinzi niba ikintu uri kucyumva neza kabisa. Buriya abantu benshi ntabwo barakazwa nuko weho watsinzwe. Iyo watsinzwe baraza bose ati pole, ati bibaho, bigira ute, ngo uzabigeraho. Nyamara buriya bakweretse nk'Imana iguhaye ubushobozi, ukaba deep, ukareba mu mitima yabo, baba bavuga ati wow, nabyumve nawe yumva uko bimera, nawe nabyumve yumva uko bimera. Nyamara bazakwereka umubabaro ku isura yabo, ariko nyamara ari ibyishimo kuri bo byatashye mu mitima yabo. Buriya icyakwereka igisobanuro cy'umuntu, wa muntu uwubona mu maso yawe, imbere hawe, nyine umuntu ukumubona mu maso, jya uhita ukora opposite yabyo, umenye ko mu mutima we ariko ameze. Kuko buriya kuri ino si nta muntu n'umwe uzagerageza kukwereka uruhande rwe rwera. Nta muntu utagerageza kukwereka uruhande rwe rwera. None se umuntu azaza kubwire ngo uruhande rwanjye
rw'umukara, uruhande rwanjye rw'ububi ni urunguru. Araza akakwereka uruhande ashaka yuko weho ubona, ngo wibaze noneho nimba hari uruhande akwereka ashaka yuko wowe ubona, ibaze noneho rwa rundi yaguhishe. Ubundi uwo niwe muntu wa nyawe, rwa ruhande yaguhishe uwo niwe muntu wa nyawe, kuko twebwe twerekana uruhande dushaka yuko babona, ntabwo twerekana uruhande dushaka yuko batabona. Niyo mpamvu igihe rero wagiye hasi, bizinesi yanze, inshuti zagushizeho, hari abantu baza ati pole, ngibi bibaho mu buzima ngiki, nyamara buriya mu mutima aba ari ibyishimo, aba ari ibyishimo pe, aba ari ibyishimo kuri bo. Mana weho uzagerageze nibura, kuko buriya bamwe mu bakubwira ngo komera, ariko mu mutima baba basenga ngo ugwe hasi uko byagenda kose, kuko gutsinda kwawe kubibutsa gutsindwa kwabo. Umuntu abona weho wazamutse ari aho ugeze, bikamwibutsa cya gihe we ari gutsindwa, ava aho uri kugera asubira hasi aho uri kuva. Ntuzigere ushaka kwereka umuntu ngo umugishe inama ngo nshaka kuva ahangaha ngo ariko nshaka kugera hariya. No, umuntu ntuzigere umwereka ngo nshaka kuva aha nshaka kugera hariya. Niba uzi ubwenge ahubwo we tangira urugendo. Urwo rugendo rwaho ngaho ushaka kugeraho rutangira uyu munsi. Numara kurutangira akaza agasanga ugezemo hagati, azagira icyo bita azakwereka mu maso yuko ati yo mbega ibintu byiza, ati komerezaho. Nyamara muri wavuga ati iki kintu cyabigenje gute koko. Buriya mu buzima abantu bose, abantu bagerera kwijijisha, abantu baba bashaka umuntu atsindwa. Nta muntu, abantu usibye ababyeyi bawe gusa cyangwa abavandimwe, ariko reka dufakasinge ku babyeyi, usibye umubyeyi wawe gusa ukubyara, niwe uzifuza yuko ugira ubutunzi cyangwa se ugira ibyishimo birenze ibyo abafite. Umubyeyi wawe azareka kurya weho urya uhage, umubyeyi wawe azareka kwambara neza kugira ngo wige, ariko umuturanyi wawe noneho azareke kwambara aze akwambike, yambare inshwabari nk'iz'umubyeyi wawe yambara kugira ngo wowe wambare cyangwa wige maze ujye kwiga. Izo nshuti zawe nibura mu gihe azaba afite amafaranga yizigamye ku ruhande, ufite ibibazo azayaguhe, ubanze ukemura ibibazo, mwese mujye kuri nivo imwe, mwese mubeho nta bibazo, ariko ntubo nta byishimo ko nta n'ibibazo, noneho uzamwishyure nyuma. Ahubwo azakomeza ashore muri bizinesi mu gihe weho umeze ute, uri mu gahinda. Cyo koza mu gihe wumva hari aho ushaka kugera, ntuzishinge kugisha inama ngo wereke abantu aho ushaka kuva naho ushaka kugera, ahubwo we bitangire none bizabatungure wageze hahantu kabisa. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel bita Big Win TV, ukaba wumvira ijambo ari ijambo ry'ubwenge, ukaba urumva ari ijambo rihindura ubuzima, nk'uko ubundi ikiganiro, iri ni isomo ry'umunsi, ni inama y'umunsi, nta kabuza wakora subscribe ugatera comment mu bintu twabaganirizaho ubutaha. Rwose murakoze, mugire ibihe byiza, Imana ibarinde. Ciao ciao.